ureke kwirwanirira kubera ko Imana yarambwiye abantu bageze i Kanani abantu bagize i Kanani babanje i Kanani bataranyuze mu butayu. Mugiye kubibonesha amaso yanyu, mbihanuriye hano kuri kamera y'ibyiringiro bishya TV cyangwa Chantale, ndabibabwiye mugiye kuzabibona. Abantu bose mubona batabawe bahitinze bagize uti umuntu wese agiye gusubira mu butayu. Umuntu wagiye i Kanani atarabanje mu butayu, ibaze kugira ngo ubanze Kanani usubira mu butayu nyuma. Imana rero dufashe kandi tugirire neza. Ubundi ni bitatu: hari ikigeragezo, hari inkoni y'Imana, hari n'ishuri. Abantu rero hari igihe umuntu ageragezwa akajya byitiranya. Sobanuza Imana ibwira uti se urugamba ndimo ni ishuri cyangwa ni ikigeragezo, mbese uyisobanuza cyane inkoni yawe. Ikigeragezo wagisengera kikavaho, ariko ishuri rivaho isaha y'Imana igeze. Ikigeragezo ushobora n'urugero gusengera ikigeragezo icy'amagambo, abagusebya, abagena bikaba byavaho pe Imana ikabikuraho. Ariko ishuri Imana yo yarizanye ni nayo ibasha kurikuraho. Ishuri ry'Imana yakwishyiriyemo ariyo yaje ikariguterekamo, niyo yaba mama wawe, niyo yaba umugabo washatse, niyo yaba papa wawe, niyo waba uziranye n'abantu bose bakomeye kuri iyi si, niyo waba uziranye na Biriketi, niyo waba mbese uzwi ku buryo umuntu agira ati Imana ariyo yakwanitse, aho yagushyize ni naho iza kukwanura. Kuko ngende mu bantu bavuzwe special, navuzwe i Kigali mvurwa mu cyaro, kandi umuntu wese uri ku ishuri akuvuga ibyo ashaka kuza akaguhimbira, umugabo washatse yaguhinduka. Mbese mu ishuri biterwa na mwarimu Imana yabonye yaguteguriye. Mwarimu ashobora kuba umugabo wawe, mwarimu ashobora kuba umwana wibyariye ukagira ku gise, mwarimu ashobora kuba bamusengana, mwarimu ashobora kuba ari muri korali muririmbana, mwarimu ashobora kuba umukozi wo mu rugo, mwarimu. Haleluya. Nitwa Uwamariya Chantale, nkuko musanzwe mubimenyereye tugiye kubagezaho ibiganiro. Bamwe bagiye baduha ibitekerezo bakavuga bati mama neri kudaheruka, rero twabazaniye bya biganiro mukunda birimo ijambo ry'Imana, birimo ubutumwa, birimo indirimbo. Imana rero ibaho umugisha. Mbanje rero gusuhuza inshuti zanjye ziri mu bihugu byose, abari muri Canada, abari muri Amerika, abari muri Australia, abari mu Burundi, buri gihugu cyose mwumve ko mbaramukije mu izina rya Yesu. Inshuti zanjye ziri mu Rwanda ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana rero ibaho umugisha. Ninjye wa mugore, hari akaririmbo shaka kuririmba ubundi tugatangira ijambo ry'Imana. Hari indirimbo muri iyi minsi iri kufasha, shaka ko tuvugana ku kiganiro mwambwiye, mwagiye musaba muri benshi mumbwira se mama Neri ese umukiranutsi kabeshwaho no kwizera, yebuze kwizera bigenda ute? Ese mama Neri ubundi amasezerano Imana yatubwiye umuntu byashoboka ko yapfa adasohoye? Turaza rero kubigarukaho. Reka turirimbe, ngiye kubaririmbira akaririmbo, ni igitero kimwe. Ijambo ry'Uwiteka, ijambo ry'Uwiteka ntirijyariyara, yabwiye Aburamu kizamuha umwana, maze umuhungu Sara araseka kandi akecuye. Ijambo ry'Uwiteka, ijambo ry'Uwiteka ntirijyariyara, yabwiye Aburamu kizamuha umwana, maze umuhungu Sara araseka kandi akecuye. Sijye safa. Ijambo ry'Uwiteka, ijambo ry'Uwiteka ntirijyariyara, yabwiye Aburamu kizamuha umwana, maze umuhungu Sara araseka kandi akecuye. Ariwe Mana we. Ntago ibitero byawe byose nabivuga, ariko icyo nshatse impamvu nyitangije nuko tugiye kuvuga ku mbaraga z'Imana. Imana yabanye na Aburahamu, Imana yabanye na Isaka na Yakobo, mbese iyo Mana niyo tugiye kuvuga ku masezerano. Muri hangana rero ni ubwa mbere mutubonye dutangirisha indirimbo, biterwa n'ijambo ry'Imana tugiye kuganira hirya ari ryo. Ndashaka rero uyu munsi
tuganire ku bintu bamwe bagiye bambaza. Ese mama Neri ubundi Imana iravuga se ubundi? Ndashaka ko dutangiza ijambo riri muri Luka igice cya mbere umurongo wa 80. Haravuga ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima aguma mu butayu kugeza umunsi yerekaniwemo Abisirayeli. Imana rero dufashe kandi tugirire neza. Ku bakunzi banjye rero n'abandi bari ryo nino bakunzi b'umusaraba bagiye bambwira ati se mama Neri Imana igivuga yarangiza igasoza se umuntu ntiyapfa bidasohoye? Ndagira ngo rero uyu munsi mbasobanurire ntago Imana yacu ibeshya nta nubwo yivuguruza, ariko bidusaba kumenya niyo yavuze cyangwa siyo, kuko muri iyi minsi buhaje n'abahanuzi bavangira avuze itavuze. Ugomba kubanza kuvuga se Imana ubundi ko yambwiye kizampa umugore ibisubiyemo kangahe? Ese Imana ko yambwiye kizampa imodoka ibivuze kangahe? Ukabanza ukareba se wowe bwa ku giti cyawe warasenze urayibaza se Imana ni wowe wambwiye gutya, ni wowe wavuze kuzangirira gutya, ni wowe wavuze yuko uzampa umwana, ni wowe wavuze ko nzabyara, ni wowe wavuze yuko uzampa abahungu n'abakobwa nanjye bakagandagaza mu mbuga. Ukabanza ukayibaza ukumva niba Imana koko yarabivuganye nawe. Imana rero dufashe kandi tugirire neza. Hari n'abandi bambaje ati se mama Neri ubundi Imana kuki yarabitabara mbere nabitabara nyuma? Uyu munsi rero ndabasubiza ngira nti Imana nta muntu ujya kuyitegeka ngo kora gutya, ishatse yaza mbere yashaka ikaza nyuma. Ahubwo kuza mbere hari abantu ibibona ari nk'abanyantege nke. Ntagaruka ngo wowe yatabaye vura umunyantege, si cyo nshatse kuvuga. Ahubwo hari igihe ivuga uti uyu muntu ninda kubimuhazagwa. Hakaba ari n'abantu Imana ivuga uti ntamutabara uyu nguyu rwose ndabizi ntahazajya. Ubwo rero Imana idufashe kandi tugirire neza. Abantu bambajije ngo none se mama Neri ngo ubundi ubu Imana kubera iki isubiza umuntu ugasanga umuntu ibitangaza byose bimuhundagajeho abandi ntibibuke? Ntago Imana irabanura ku butoni. Mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka Imana irabemera. Ntago Imana rero banura ku butoni, ahubwo bisaba kurindira isaha Imana yakubwiriyeho. Niba Imana yarakubwiye ati nzaguha umugore, tegereza. Niba yarakubwiye ngo nzaguha amafaranga, tegereza. Wibwira Imana ngo mpibi. Ntago Imana bayitegeka, ntago ari radio. Abantu muri iyi minsi bari kwiruka mu bahanuzi ugasanga umuntu afite nk'abahanuzi 100 ngo njye haruherutse kumbwira ngo none se ngwire kuvuga ngo iki? Ntago Imana ari radio sinagasete. Njye abantu bazabumva mbabwiye icyo bajye bihangana. Imana si radio kuguma baza umuhanuzi ngivuze ngo iki n'ibya mbere ntirabikora, ntiwamenye niba ariyo yavuganye nawe, ahubwo uri gushaka iguma ivuge. Ahubwo ikiza kiranuka ukizwe, ubundi ibindi byose Imana izabikongerera. Nandi gusubiza rero abantu bavuga ngo ubundi ngo kubera iki ngo Imana ngo yambwiye ibi ngo simbibone. Ubwiwe n'iki se kariyo yavuze? N'abantu baravuga bakabeshyera Imana. Ahubwo wayibaze se Imana ni wowe wavuganye nanjye? Ese mu bigeragezo mfite ni wowe wabinshyizemo? Hari abantu bitiranya ibigeragezo twikururiye n'ishuri. Hariho n'abantu nabo babimbajije baravuga ati se ishuri n'ikigeragezo bitanirayo. Ndagira ngo basobanurire. Ishuri ni ishuri Imana ibikwishyiriyemo. Ikigeragezo ni nka kirana nyuzemo n'abahaye ubuhamya bakita inkoni y'Imana. Ubundi ni bitatu: hari ikigeragezo, hari inkoni y'Imana, hari n'ishuri. Abantu rero hari igihe umuntu ageragezwa akajya byitiranya. Sobanuza Imana ibwira uti se urugamba ndimo ni ishuri cyangwa ni ikigeragezo? Mbese uyisobanuza cyane inkoni yawe. Ndabibabwira nk'umuntu wabinyuzemo. Nge nubwo nabahaye ubuhamya nababwiye ko nari ndi mu ishuri ry'inkoni. Imana nanze kuyumvira, irangije amwe ngo nzakubabaza nzagukubita. Irabikora rero. Icyo nshatse rero kubwira abantu badukurikiye, abantu bateze amatwi iki kiganiro, ni uko ugomba kubaza Imana niba uri mu ishuri, niba uri mu kigeragezo, niba uri mu gihano. Kubambajije rero icyo nshaka kubasubiza, ikigeragezo wagisengera kikavaho, ariko ishuri rivaho isaha y'Imana igeze. Ikigeragezo ushobora n'urugero gusengera ikigeragezo icy'amagambo, abagusebya, abagena bikaba byavaho pe Imana ikabikuraho. Ariko ishuri Imana yo yarizanye ni nayo ibasha kurikuraho. Cyakora icyo nemera nababwira, iyo wasenze uri mu ishuri ugasenga ukegera Imana,
Imana ibasha kagenda igabanya ikavuga ati rero uyu muntu nubwo ari mu ishuri ndi kumwigisha reka ngira imbabazi bitewe nuko yasenze. Gusenga rero ni byiza, yaba umuntu uri mu kigeragezo yaba uri mu ishuri. None iki cya gatatu bambajije barambwira ngo none se wamaneri ubundi kubera iki muvuga ngo Imana ngirakubita? Imana irahana. None se wowe ufite abana mu rugo ntubahana? Imana irahana, mbibabwire. Ushobora gukora ibyaha ikakubabarira, ugasambana ikakubabarira, ukiba ikakubabarira, ukabeshya ikakubabarira, ariko mwibuka ko hari igihano, hari ingaruka z'ibyaha. Ntago ari ngiye wabyanditse no muri biriya birimo nimusoma muzabisangamo. Hari ingaruka biti z'ibyaha, irakubabarira ariko umunyafuza ukaguhoraho. Aribo babantu usanga warasenga agasenga abandi bagasorezwa amasezerano agasigara ahagaze. Kubera iki? Satani yagufatiye ahantu mu nguni, aravuga ati uriya mukubeshya ndamubona, mu magambo ndamubona, ibintu byose mushakiye uriya n'uwanjye nyine. None se nyine reka imirimo ya Satani ukurikize iy'Imana urebe ko mutazakorana amasezerano yawe ikayasohoza. Undi muntu rero arambaza ngo nese bamanere ishuri ni bwoko ki? Ishuri rero nshaka ko turiganiraho. Ishuri ry'Imana yakwishyiriyemo, ariyo yaje kariguterekamo. Niyo yaba mama wawe, niyo yaba umugabo washatse, niyo yaba papa wawe, niyo waba uziranye n'abantu bose bakomeye kuri iyi si, niyo waba uziranye na Biriketi, niyo waba mbese uzwi ku buryo umuntu agira ati Imana ariyo yakwanitse, aho yagushyize ni naho iza kukwanura. Mbwira abantu badukurikiye ngo ishuri ryawe rikurikirana neza, ujye ubaza Imana tugeze mu wakangaye. Barambwiye ngo busindi senga ishuri ngo abaho mu wa mbere, mu wa kabiri no mu wa gatatu. Ishuri habamo muri garidiyeni, Imana igutangiza garidiyeni handi ubona garidiyeni ni handi ubona byagucanze tise ni Imana ibi bintu ni ibiki, ukabona utangiye guhomba 5 ejo 10 zikagenda gutyo abari garidiyeni. Noneho mu wa mbere mu wa mbere nyine urabizi umwana wo mu wa mbere ntabazi no gufata ikayi n'ikaramu, ubwo nyine ishuri riba ritangiye. Habaho mu wa mbere kugeza mu 6 primaire, ukongera ukagenda segonderi. Imana igira kaminuza narabibabwiye, igira dogitora, igira masters, mbese biterwa n'ishuri wize aho rigeze. Kandi ukamenya se ishuri nize ubundi Imana yampaye diplome, ese ubundi ni ngewe witabaye. Ubu muri iminsi hari abantu bari kwirwanirira bagatabarwa bakajya bavuga ngo ni Imana yabatabaye. Imana idufashe kandi tugirire neza. Ni wiga ishuri nturirangize ukaryiga igice, Imana izongera gusubizayo. Ubu ejo bundi Imana yarambwiye ngo hari abantu bize biga ishuri ry'ubutayu, ariko bamaze kuryiga bacamo hagati nk'ababisirayeli, bacamo hagati bo bashaka kugira ngo Imana ihitiza, agahita yirwanirira akabeshya akiba, agahita avuga ati ngewe nciyemo hagati ni Imana intabaye, ariko atariyo. Icyo nshatse kubabwira rero ni iki: ihanganire mu ishuri ryawe, ureka kwirwanirira, kubera ko Imana yarambwiye ngo abantu bageze i Kanani abantu bagize i Kanani babanje i Kanani bataranyuze mu butayu. Mugiye kubibonesha amaso yanyu, mbihanure hano kuri kamera y'ibyiringiro bishya TV cyangwa Chantale, ndabibabwiye mugiye kuzabibona. Abantu bose mubona batabawe bahitinze bagize uti umuntu wese agiye gusubira mu butayu. Umuntu wagiye Kanani atarabanje mu butayu, ibaze kugira ngo ubanze Kanani usubira mu butayu nyuma. Imana rero dufashe kandi tugirire neza. Umuntu wese rero nashaka Imana dukiranuke twezwe, nitumara kwezwa n'ibindi byose Imana izabitwongerera. Abarokore icyo shaka kubabwira, mureke amagambo, mureke kubeshya, mureke ubutiriganya. Abantu muri iyi minsi mbese amasezerano Imana irareba ikavuga nyasoreze n'amagambo yawe n'ishyari ryawe. Ubu muri iyi minsi abantu bazi ngo uburozi nibura abashyira mu cyayi. Hoya, umuntu ashobora no kugusopanyiriza akavuga ati nanjye ahantu yakuraga umugisha hose nzajya namusopanyirize ku buryo nta nazongera gusubira. Ariko mbibutse ko hari inzira ya vierge, aleluya, hari inzira ya vierge Imana yasize ijya inyuramo ije gutabara umuntu wayubashye. Hari inzira ya vierge Imana isiga ije gutabara wa muntu uri mu magorwa. Shatse kuvuga ngo rero hari igihe uba mu bigeragezo ukaba mu ntambara, nibyo koko wowe urushye, wowe uremera udukurikiye, wowe utegereje amasezerano y'Imana, wowe uri mu ishuri, wowe bari kuvuga, wowe utabyara, wowe byacanze, aho ucururiza abandi baracuruza
kugeraho. Mbese aho abamuvukana barize barakomeza amashuri bagira ute, ariko wowe wubashye Imana uri mu ishuri ry'Imana, naje kukubwira ngo komera, humura, nubwo bikomeye, nubwo inshuti n'imiryango bakuvuyeho, nubwo abavandimwe bagusize, nubwo ubona ko Imana isa nkaho yacecetse, icecetse ije gukora. Nakunze kubabwira ukuntu nahuye n'ibigeragezo, mura n'ibigeragezo, njyewe ubundi nize amashuri atajya abaho. Hari umuntu wambwiye ati kuki Imana yakwigishije ibintu byinshi. Icyambere nababwiye ko nabangize imyaka 6 ndi imfubyi nirera, none baze kugira ngo ukurire muri ubwo buzima, nurangiza ushaka n'umugabo uhita ukubitana n'ishuri, nurangiza uburaho. Mbese iyi Mana irigisha, naje kukubwira ngo ariko nyuma yo kwigisha nta mubabara Imana yongeraho. Imana nta bugome igira, Imana ni Imana nziza, tuyihaye icyubahiro. Ngare no mukomeze muyiringire, ngo hahirwa biringiye Uwiteka Imana, kuko batazacogora kandi bazakorwa n'isoni. Ngabiri ngiye abantu barabayemukira, wowe ntuhemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye. Imana rero idufashe kandi tugirire neza. Ngabiringiye abantu barabahemukira, ariko ntago ikoze isoni. Ushobora kwiringira umuntu akakwizeza ibitangaza, ejo wazareba ukumirwa, ariko wowe udukurikiye, wowe uduteze amatwi, kurikira Uwiteka. Naje gusanga Imana, reka mbabwire, iyo Imana iza kumva amagambo ntago mba ndi muri iki gihugu, mba narapfuye, kuko ngende mu bantu bavuzwe special. Navuzwe i Kigali, mvurwa mu cyaro, kandi umuntu wese uri ku ishuri akuvuga ibyo ashaka kuza akaguhimbira, umugabo washatse yaguhinduka. Mbese mu ishuri biterwa na mwarimu Imana yabonye yaguteguriye. Mwarimu ashobora kuba umugabo wawe, mwarimu ashobora kuba umwana wibyariye ukagira ku gise, mwarimu ashobora kuba bamusengana, mwarimu ashobora kuba ari muri korari muririmbana, mwarimu ashobora kuba umukozi wo mu rugo. Mwarimu umuntu uzumvira ijambo ry'Imana azakurikirane, ahubwo umenye se Imana iri kunyigisha iki. Ese ubundi Imana ni igiki ntatunganyije kugira ngo izintabare. Imana rero dufashe kandi tugirire neza. Murabizi ninjye Mama Neriya, ndabakunda cyane, kandi kirenze kuri ibyo mureke twezwe. Nkunda kubabwira ngo ntago twagiye kuri aya macano kugira ngo duhembwe. Imana itakurengeye nta wakurengera, ahubwo icyo tugambiriye ni ukugira ngo nibura Imana izanyandikira ivuga ngo hari cano yawe hajeho umuntu umwe nibura arakizwa. Buri uriya muntu umwe ukijijwe uzamuhemberwa. Imana rero idufashe kandi tugirire neza. Abantu badukurikirana bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye, twezwe. Murabizi sinarangiza ntabibabwiye twezwe, kuko Satani waratwegereye nk'uyu mwambaro. Uko mubona nambaye umwambaro ni naka twegereye, mu magambo arakwegereye, mu busambanyi, ahantu hose utabaye maso. Kandi mbabwira ngo nsubiramo rya jambo, umwe iracyahari. Imana n'ubundi iracyakubura, niwumvira ijambo ugira ubwoba uhinda umushyitsi, ujye uhora uhindira umushyitsi imbere y'Imana, kuko niyo yanika kandi kananura. Imana reba umugisha kadusenge. Uri Imana, uri Data wa twese mwiza. Mana turagushimye, tugushimiye ko waturinze, tugushimiye ko warinze bene data badukurikiranye, tugushimiye yuko izi saha turi amahoro. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Twari turi kuvuga rero ku masezerano. Amasezerano yawe benshi arabagusha, abenshi bakibaza niba ari wowe wavuganye nabo. Mana dusengeye abantu badukurikiye, umuntu wese wavuzeho, abo wavuzeho kuzabakorera ubukwe, abo wavuzeho kuzabaha urubyaro, ndabasengeye. Abo wavuzeho kuzabaha abagore, abo wavuzeho kuzabaha inzu muri umujyi wa Kigali, buri muntu wese ukurikira ijambo ry'Imana umugirire neza, imbabazi zawe zibagote, kandi agakiza kawe ugume kukarinda. Urakarama kuri Imana, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen.